Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu ni umunsi wa 236 dusoma Bibiliya. Turi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Uyu munsi turahera ku bice 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abagore bafashaga Yesu. Hanyuma ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ari kumwe n'abigishwa be 12 n'abagore bamwe bakijijwe abadayimoni n'indwara, barimo Mariya witwaga Magadalena wirukanywamo abadayimoni 7, na Yohana muka Kuza igisonga cya Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashishaga ibyabo. Umugani w'umubibyi. Nuko abantu benshi bamusanga bavuye mu midugudu yose, bamaze guterana abacira umugani ati, umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura, izindi zigwa mu kara, zimaze kumera ziruma kuko zabuze amazi. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera, zera imbuto imwe 100, indi 100, bityo bityo. Amaze kuvuga ibyo, avuga ijwi rirenga ati, ufite amatwi yumva niyumve. Nuko abigishwa be bamusobanuza uwo mugani. Arababwira ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi bo babibwirirwa mu migani, kugira ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa. Dore iby'uwo mugani ni ibi: imbuto ni ijambo ry'Imana. Izo mu nzira abo nibo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo, kugira ngo batizera ngo bakizwe. Izaguye ku kara abo nibo bumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi. Bizera umwanya muto, maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Izaguye mu mahwa nibo bumva ijambo, maze bakigenda amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga, ntibere imbuto nziza. Izo mu butaka bwiza abo nibo bumva ijambo, bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Umugani w'itabaza. Ntawe ukongeza itabaza ngo aryubikeho inkangara, cyangwa ngo arishyire munsi y'urutara, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo, kugira ngo abinjira basange habona. Kuko ari nta cyahishwe kitazagaragara, cyangwa icyakorewe mu rwiherero kitazerekanirwa mu mucyo. Nuko mwirinde uko mwumva, kuko ufite azahabwa n'udafite azakwa. Nicyo yibwiraga ko afite. Bene wabo wa Yesu. Nuko nyina na bene se baza ahari, ariko ntibabasha kumugeraho kuko abateraniye aho ari benshi. Abantu baramubwira bati, nyoko na bene so bahagaze hanze baragushaka. Nawe arabasubiza ati, mama na bene data ni aba bumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Yesu aturisha inyanja. Nuko ku munsi umwe yikirana mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati, twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka. Bakigenda arasinzira. Mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati, databuja, databuja, turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, yihindurije birahosha, haba ituze. Arababaza ati, kwizera kwanyu kurihe? Nabo baratinya barumirwa, baravuga bati, mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni giteranye n'i Galilaya. Yomotse imusozi, umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. Uwo yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva. Abonye Yesu arataka, amwikubita imbere avuga ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu umwana w'Imana isumba byose? Ndakwinginze ntunyice urupfu rw'agashinyaguro. Icyatumye avuga atyo nuko Yesu yari ategetse dayimoni kumuvamo. Dayimoni yajyaga amutera kenshi, nicyo gituma bamurindaga bamubohesheje iminyururu y'amaboko n'ingoyi y'amaguru, akabicagagura, dayimoni akamwirukana mu butayu. Yesu aramubaza ati, witwa nde?
Aramusubiza ati, ingabo ni ryo zina ryanjye, kuko abadayimoni bamurimo bari benshi. Baramwinginga ngo atabategeka kujya ikuzimu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga ngo abakundire kuzinjiramo. Arabemerera. Abadayimoni bava muri uwo muntu binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira mu gacuri, zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi. Abungeri bazo babibonye barahunga, babwira abo mu midugudu no mu mihana ibyabaye. Barahaguruka bajya kubireba, baza aho Yesu ari, basanga uwo muntu wavanywemo abadayimoni yicaye ku birenge bya Yesu yambaye, azi ubwenge nk'abandi. Baratinya. Ababonye uko uwari watewe n'abadayimoni yakijijwe babibwira abandi. Abantu bose bo mu gihugu cy'Abagadareni gihereranye naho baramusaba ngo abavire mu gihugu, kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi. Nuko Yesu yikira mu bwato asubirayo. Nuko uwo muntu wavanywemo abadayimoni amwingingira kujyana nawe, ariko Yesu aramusezerera ati, witahire ujye iwawe ubatekerereze iby'Imana igukoreye byose. Aragenda yamamaza ibyo Yesu yamukoreye byose, abyogeza mu mudugudu wose. Yesu akiza umugore azura umwana wa Yayiro. Yesu akigaruka abantu baramwakira, kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yayiro, umutware w'isinagogi. Araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, aramwinginga ngo aze iwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse, kandi yari agiye gupfa. Akigenda abantu benshi baramubyiga. Haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma, akora ku ncunda z'umwenda we. Uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, rega databuja, abantu barakugose, barakubyiga, nawe urabaza uti, ninde unkozeho? Yesu aramubwira ati, hariho unkozeho, kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Nuko akivuga, haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati, umukobwa wawe yapfuye, wikwirirwa urusha umwigisha. Ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati, witinya, izere gusa arakira. Ageze mu muryango w'inzu, ntihagira undi muntu akundira kwinjiranamo nawe, keretse Petero na Yohana na Yakobo na se w'umukobwa na nyina. Asanga bose barira bamuborogera. Arababwira ati, mwirira, ntapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane, kuko bari bazi ko yapfuye. Amufata ukuboko avuga cyane ati, mukobwa, byuka. Umwuka we uragaruka. Uwo mwanya arahaguruka. Yesu abategeka ko bamufungurira. Ababyeyi be baratangara cyane, ariko arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibibaye. Mugire umunsi mwiza kandi mutangire weekend nziza. Ndabakunda mu izina rya Yesu. Tuzakomereza ejo ku bice 9. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire.